ibyiringiro by'umutima wawe, urahangayitse kuko abantu batakunda, wibiha agaciro kuko ntabwo ari wo mwuka uhumeka. Biguhangayikisha iyo wabihaye agaciro, ariko niba abantu bakwanga ukaba utabizi, bihorere. Ubundi umuntu iyo akwanga cyangwa se mukaba mugendana akakwanga utabizi, nta kibazo, ntabwo byakubuza kubaho. Icyizere cyawe ntabwo kiri mu biganza byabo, ahubwo kiri mu biganza by'Uhoraho. Wibiha agaciro, wibiha umwanya rwose, wikwibabariza umutima. Komeza wibereho mu buzima bwawe, we kumenya yuko bakwanga, we kubiha umwanya, we kubitekerezaho, kuko umwanya ni uw'Uwiteka, kuko kugukunda kwawe ntago ari wowe ubigena, kandi kubaho kwawe ntabwo ari bo babigena, ahubwo kubaho kwawe ni uko Uwiteka Imana yakuremye. Rero wibiha umwanya ngo abantu barakwanga, ngo ntibagukunda. Reka kubitekerezaho. Nutabitekerezaho, ntubihe umwanya, nta kintu bizagutwara, nta nubwo bizaguhungabanyiriza ubuzima. Uzakomeza wibereho neza kandi mu mutuzo, kuko udashaka kumenya niba bagukunda cyangwa bakwanga. Wibereho uko wumva ubishaka, kandi wibereho ubeho unezerewe. Ntukibabarize rero umutima iteka. Umuntu aba ari umuntu iteka, umuntu ahora ari umuntu, kandi nta gihe batavuga, nta gihe uzumva batavuga, nta n'igihe rwose ibihangayikisha umutima ntibibura. Icyo nakugiraho inama ni uko